Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane bavandimwe. Imana y'amahoro yahabwa icyubahiro. Mbese muri amahoro? Nizere ko Imana ikibarinze kandi natwe iraturinze. Uyu munsi ni umunsi wa 9 w'igisibo. Insanganyamatsiko ni ugutuza mu kigeragezo. Yesu aravuga ati ntugasakuze igihe uri mu kigeragezo, ujye utuza mu gihe cy'umuyaga. Iyo uri kumwe na Yesu arawucecekesha. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Tuza wa nyanja we niyambukire, ubwato burimo Yesu ntabwo burohama. Tuza wa nyanja we niyambukire, ubwato burimo Yesu ntabwo burohama. Hari igihe uba uri mu bibazo bitandukanye, ari byo bigereranywa n'umuyaga, umuyaga w'ishuheri, umuyaga wa serwakira, ugasenga ugasaba Imana ariko ntibihite birangira, umuyaga ntushire, ibibazo bigakomeza kwisukiranya. Kandi hari igihe wizera ariko ikibazo ntikive ku muryango, kimwe kikaza gisimburana n'ikindi. Abanyarwanda nibo bavuze ngo mbese wari uzi ko ibyiza n'ibibi bisimburana? Ngo bimenye nawe uzabibwira undi. Iyo ubirimo urabimenya, kandi iyo ubonye n'undi abigezemo nawe uramuhumuriza, ukamubwira uti niko bibaho mu isi, niko bigenda, ibyiza n'ibibi birasimburana. Ariko ntabwo umuntu yaremewe ibibi gusa, ahubwo Uwiteka ajya amunyurizamo akamugenera n'ibyiza kugira ngo amureme umutima. Imana yacu itugirire neza. Intumwa zari mu bwato, umuyaga wari ukomeye cyane, umuyaga wa serwakira urabatungura kandi ubabana mwinshi, baravugama biranga, bakora uko bashoboye kose biranga, yewe ngo amazi yuzura mu bwato, baravuga bati turarimbutse. Kandi Yesu yari aburyamyemo, ariko ntacyo byari bimubwiye. We yashakaga kureba kwizera kw'aba bagabo, ngo arebe niba inyigisho yababwiye yabigishije hari icyo zabamariye, kuko mu kwizera bagombaga gusenga uyu muyaga ugakurwaho, aho gusakuza no kuvuza induru no kwiheba no kugera aho babwira Yesu ngo ntubyitayeho, ntacyo bikubwiye ko tugiye gushira. Bigaragaza ko yagira ngo abanze amenye imitima yabo imeze ite. Ese bazi imbaraga z'uwo bari kumwe? Iyo baza kumenya imbaraga z'uwo bari kumwe, bari kugenda bakamukomanga bakamubwira bati Yesu rero byakomeye, twasenze ariko byanze. Ariko ari ugusenga ntako bakoze, ahubwo barwanye n'ubwato, barwana n'amazi bayadaha, ariko abarusha imbaraga kuko umwami yashakaga kubasuzuma. Ni ikizamini yabahaye uwo munsi kugira ngo arebe ibyo yabigishije ko hari icyo basigaranye, ariko aza gusanga nta kintu basigaranye, aza gusanga bagifite kwiheba nk'uko bakuzanye, aza gusanga bafite kwiganyira nk'uko bakuzanye, aza gusanga bafite kwirwanirira nk'uko baje bameze, asanga ntacyo bahindutseho. Niyo mpamvu yababwiye ati kwizera kwanyu kuri hehe? Reka tubirebe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ni ibice 8, turahera ku murongo wa 23.
haranditse ngo yikira mu bwato, abigishwa be bajyana nawe. Umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burengerwa n'umuraba wisuka muri bwo, ariko we yari asinziriye. Baraza baramukangura bati, databuja, dukize, turapfuye. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba? Mwaba afite kwizera guke mwe? Maze arabyuka, acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Aravuga ati, mwebwe mufite kwizera guke, kuko igihe tumaranye mwakagombye kuba mufite experience y'uko byakagombye kumera. Mwakagombye gutegeka, kuko mpari nanjye, presence yanjye hari icyo isobanuye muri ubu bwato. Ariko mwatatse, mwarize, mwumvise ko ubuzima bwanyu burangiye. Kandi aho Yesu ari, ubwato ntiburohama. Icyo ngicyo bagombaga kugishyira mu mutwe, bakabanza bakakimenya yuko Yesu adashobora kurohama. Ibitangaza yari yarakoze muri bo ndetse no muri rubanda byari bihagije kugira ngo bizere yuko batari bupfe. Imana yacu tugirire neza, itwigishe kwizera mu gihe cyacu, kuko imiraba y'isi tubanye myinshi, imiyaga y'isi tubanye myinshi, ishuheri y'isi tubanye nyinshi, yewe izuba, amazi, isi n'ibindi bitumereye nabi. Ariko ni iki gikwiriye gukorwa? Uyu munsi wa 9 w'igisibo turiga gutuza mu bigeragezo, gutuza mu gihe cy'umuyaga, gutuza mu gihe cy'akaga, gutuza mu gihe cy'amakuba, gutuza mu gihe cy'ibyago. Kuko Yesu yaravuze ngo, mbese ndi mu ruhande rwanyu, umubisha yava he? Ndi mu ruhande rwawe, umubisha yava he? Nibyo, iyo Yesu ahari byose biramwumvira. Reka dusubire ku murongo wa 26. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba? Mwaba afite kwizera guke mwe? Ese uyu munsi mfite kwizera kungana iki? None se wowe ufite kwizera kungana iki? Ni ukuwe kwizera kwakuraho ibigeragezo, kandi ko yatubwiye ngo tubitegeke. Amaze kubabwira ko nta kwizera bafite, yahise ahaguruka, acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza. Ahubwo basigara bibaza ngo, mbese uyu muntu ni muntu ki? None si iminsi bari babanye bari bamuyobewe? None si ubu iminsi yakurinze kuva ukiri mutoya kugeza uyu munsi ntabwo uyizi? Ntabwo wabonye ibyo wanyuzemo? None si ibyo urimo uyu munsi nibyo Yesu yananirwa? Humura, humura, tuza, ahubwo mwizere, uhamagara ubwami bw'Imana bujye bubana nawe uko bwije n'uko bukeye. Mucumbikire mu mutima wawe, kuko ijambo ry'Imana ryambwiye yuko turi insengero z'Umwuka Wera uba muri twebwe. Ntago Yesu yatwika urusengero rwe, nta nubwo yatuma ruzimira, kereka iyo ashatse kurutumira ngo urusengero abane narwo, abane na nyirarwo. Imana yacu tugirire neza, aho ho arabikora. Ibindi byose ni ibikorwa by'umwanzi, nk'uko umwanzi yari ateje umuraba kugira ngo abereke ko ntacyo bashoboye. Ariko Yesu arabababarira, avuga ati, mufite kwizera guke, mukwiriye kongera kwizera, kuko mukomeje gutya ntago mwazamvugira, ntago mwazaba abagabo bo kumpamya, ntago mwazahindura isi, ntacyo mwazageraho, ntaho naba mbajyanye. Yewe Imana idushoboze kugira ngo tubashe gukora ibyananiye abandi. Hano icyo tugomba kumenya neza ni uko Yesu yashakaga kubaha ubutumwa bukomeye. Yesu yarisinziriye arabihorera,
biranashoboka ko yabirebaga byose, yanabyumvaga byose, kandi koko niko biri, kuko ibyo ari byo byose nawe amazi ashobora kuba yaramugezeho, kereka wenda niba ari ubwato bwabaga bwubakiye ukundi kuntu. Ariko icyo yashakaga kumenya, yashakaga kubigisha. Ntiyakuyeho umuyaga mbere yo kwigisha bariya bantu. Yarabanje abaha isomo, bakubita hirya no hino, barirwanirira, barasakuza, abandi baravuga bati ye baba, mama yambyariye ubusa. Abasore bati mama yambyariye ubusa. Abagabo bati abana bacu turabasize, imiryango yacu turayisize, abadamu bacu turabasize, imitungo yacu biteye agahinda. Ibintu Yesu yumvise hariya n'ibintu yahaboneye, ni ukuri biteye agahinda, kuko buri muntu wese yagiye aganya bitewe n'ibyo atunze. Aravuga ati ndagiye, uyu muntu nakurikiye burya ntacyo ashoboye, araturetse turapfuye, ubu si inkuru iravugwa hehe ko twakurikiye umugabo none tukaba dushiriye mu bwato we yiryamiye. Cyari ikibazo gikomeye kandi ryari ipfunwe kuri bo, niyo mpamvu bumvaga yatinze kubatabara. Ariko Yesu yagira ngo abigishe, ahabwira ati no mu gihe cy'umuraba mujye mukomera, mugire kwizera, kuko hari imiraba muzahura nayo iruta uburemere aya mazi muhuye nayo. None se umuraba wo kujya muri gereza nturuta ariya mazi? None se umuraba wo gukururwa mu mujyi bakagenda bamukurubana hasi nturuta amazi? None se umuraba wo gukubitwa, umuraba wo kubambwa ucuritswe, umuraba wo guterwa inkota, hari aho uhuriye n'amazi? Ntaho bihuriye. Ariko yagira ngo n'iyo miraba yindi ikomeye niza, bazagire gukomera bahamye bati Yesu twaramubonye akora ibitangaza, twaramubonye, twarabanye ye, nta kintu na kimwe cyamudukuraho. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo yabahaye inkomezi ikomeye, yabahaye inkomezi ikomeye, kandi abaha isomo, abereka uko byagombaga kumera, abereka ko umwe muri bo iyo agira kwizera Imana yari kumushyigikira. Akavuga ati mu izina rya Yesu, cyakoze icyo gihe bari bataramenya gusenga mu izina rye, akavuga ati Imana dukorera na Yesu twizeye nibihagarike uyu muraba. Umuraba wari guhagarara, yego, ariko ntabwo babishoboye. Mbese wowe ujya ubigenza gute iyo ugeze mu bibazo bitandukanye? Ese utakira umuhisi n'umugenzi? Oya, ntugatakire umuhisi n'umugenzi. Birashoboka ko uri gutakira ari we uguteza iyo miraba. Birashoboka ko uri gutakira ari we uri kuguteza iyo miyaga n'ibyo bibazo bitandukanye. Ngaho rero uramutakiye, umuhaye amakuru k'ibyo yakoze byose byagezweho, agiye kubyina intsinzi kandi ari wowe biteye. Jya uceceka, jya utuza, uhamagara Imana ishoboye byose, nta kiyinanira, nta kiyikoma mu nkokora. Imana yacu irihagije. Umuririmbyi yuzuye umwuka yaravuze ngo Yesu naza kugutabara ngo nta kizamutanga imbere, ngo icyo gihe amavi yose azaba yamupfukamiye. Haleluya! Imana ishimwe. Amavi yose azaba yamupfukamiye, buri wese ari hasi. Ubutabazi bwawe bubone, kuko Yesu yaje. Imana ishimwe cyane. Yego, hari igihe Imana ireka ikigeragezo kikabaho kugira ngo ipime kwizera kwacu, ariko ninagupima itume gukura, kuko ntabwo ishaka kudupima gusa, ahubwo irashaka ko dukura no mu buryo bwo mu mwuka. Abantu bakura mu buryo bwo mu mubiri, ariko no mu mwuka dukeneye gukura, tukamenya icyo Imana ishaka, tukabasha gutegeka nk'uko Imana yabiduteganyirije. Imana yacu ishimwe cyane.
none se wowe ubibona ute? Ubundi iyo uri ahantu umuntu ukomeye ari, uba ugomba kumva rwose nta kibazo ufite, kubera yuko uburinzi bwose bukomeye buba buri aho uwo muntu ukomeye ari. Nawe rero iyo uhari uba urindiwe mu izina rye. Yego, natwe turindiwe mu izina ry'Imana, nta cyapfa kutunyeganyeza kereka Imana yabishatse, nk'uko yabikoze mu gihe cya Yobu. Yobu yarasabwe, asabwa kugira ngo ageragezwe, ariko yatsinze ikigeragezo. Ese nawe ujya ubitekerezaho ukavuga uti narwana kandi ngatsinda? Umuyaga ntiwari ukomeye kuruta Yesu. Ikibazo cyawe gishobora kuba kinini pe, ariko si kinini kuruta Imana, si kinini kurusha imbaraga z'Imana, si kinini kurusha ubushobozi bw'Imana. Tuza buri gihe, kandi ituze riza nyuma y'ijambo rya Yesu. Yesu utaramubwira yuko ari ikibazo, Yesu atarakimenya, ubwo nta tuze ufite, kuko ntago wamenye uwo wikonegitaho, ntago wamenye konegisiyo, ntago wamenye pasiwadi y'umukristo. Ni ukubwira Yesu, ni isengesho, ni ukumwegera, ni ukumukomangira, ugakomanga urugi ngo ushaka kureba Imana. Nuko nawe akavuga ati ninde uri gukomanga? Ukavuga uti rega ndi hano nanyagiwe, ibibazo byo mu isi umva bingeze habi, nashize, meze nabi, Yesu ntabara. Uwo mwanya Yesu ahita yohereza ingabo zikakurwanirira. Ese turemeranywa? Iyo Yesu avuze ibintu byose birahinduka, impinduka zihita zigaragara aho avugiye aho ariho hose. Imana ishimwe ko yatuzigamiye uburyo bwo kutwumva, uburyo bwo kutugirira neza, ikavuga iti nimubaze mushake munyubahe, ubundi byose nzabibakorera, nzabibongerera. Imana ishimwe. Nagira ngo nkubwire rero, nubona ibibazo mu buzima bwa buri munsi ntukajye wiheba. Nubona ubuze amafaranga, nubona ubuze ibyo kurya, nubona ubuze ibyo kwambara, nubona urwaye, nubona upfushije, nubona wihebye, nubona ibintu bitagenda rwose, wibuke ko ubwato bwawe Yesu aburimo. Niba waramwizeye nka Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ari mu bwato bwawe, muri dosiye yawe arimo. Erega arabizi neza ko aturekuye twashira, arabizi pe. Ntukemere ko ubwoba bukuvutsa kwizera rero, ntukemere ko ubwoba bukubuza amahoro yo mu mutima, ntukemere ko ubwoba bugutsinda. Wibuke yuko mu bantu batazagera mu ijuru n'abanyabwoba barimo. Ntukemere gutsindwa n'ubwoba, dufite udutsindira, dufite umurengezi. Reka dusengane. Mwami Yesu, mu bihe byanjye bikomeye kandi bigoranye biteje impagarara, ndagusaba kumpa ituze rituruka mu bwami bwawe. Fasha kwizera no gutuza nubwo umuyaga utarahagarara, kandi nizeye intsinzi yawe kuko wavuze ko turi kumwe iteka. Gendana natwe kandi turwanirire. Dufashe gutuza no kugutegereza twihanganye. Tubigusabye twizeye yuko ubiduha mu izina ryawe Kristo, niho tubyinginze. Amen. Andika muri komanteri uti ndatuje, niba wemera ko Yesu azana ituze mu buzima bwawe. Sangiza abandi ubu butumwa bw'uyu munsi wa 9. Imana y'amahoro ibahe umugisha.